turagushimira ubuntu bwawe, turagushimira imbabazi zawe, turagushimira umutima wawe waduhaye umaze kuwutwereka, kandi natwe uduha ubwenge bwo kuwakira kugira ngo tubashe guhabwa ubugingo buhoraho biturutse mu mutima wawe w'imbabazi. Urakoze kubw'umurimo wawe mwiza w'icyubahiro wakoze kugira ngo uyu munsi natwe tubashe kumanura inanga zacu turirimbe imbabazi zawe. Turaziririmba, turazivuga, na nizo twaje kuvuga uyu munsi. Dushobora no kutazivuga nk'imbabazi, ariko tukavuga ibiri muri izo mbabazi waduhaye, kuko ntacyo waduhaye tugikoreye nta na kimwe. Twaba twarizeye, twaba tutarizeye, nta kintu na kimwe waduhaye kuko tugikwiriye. Byose wabiduhaye kubw'umutima wawe w'imbabazi, bivuye mu buntu bwawe. Mu buntu bwawe buvuye mu rukundo rwawe. Urukundo rwawe tweretswe no kwitanga kwawe ngo udupfire, udusogongerere urupfu kubw'icyaha cyacu. Kubw'imbaraga zawe uzukunesheje urupfu, ntirwaguheranye, ntirwakugumanye. Urazuka utuboneye intsinzi irimo kubabarirwa kw'iteka, irimo gucungurwa kw'iteka, irimo gukiranuka kw'iteka, irimo amahoro y'iteka, irimo ibyishimo n'umunezero n'ibyiringiro by'iteka. Turagushima Mwami, turagushima. Tuje hano kukuvuga, tuje kukwamamaza kuko bikwiriye Mwami. Ngaho bana n'abatwumva, bana natwe tuvuga muri byose Mwami, haba kuri twebwe abavuga no kuba twumva, icyubahiro kibi cyawe kize kurangira ari icyawe, mu izina rya Yesu, amen. Yego, turabasuhuza bavandimwe b'ikiganiro cy'umugambi w'ubuntu bw'Imana ku nyoko muntu, aho muherereye hose muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. N'abari butwumve bari hirya no hino, kuko hari ukuntu iki kiganiro kibageraho mu buryo bwa audio. Namwe rero igihe cyose muri butwumvire, haba ari ku manywa, haba hari nijoro, turabasuhuje kandi twiringira neza yuko ubuntu bw'Imana buri kumwe namwe, ubwo mwamenywe nayo kandi namwe mukaba mwarayimenye. Jyewe wavugisha urimo kubabwira ni mwene So Ndayisenga Gadi, akaba ari kumwe na mwene data. Yego, harabo wasuhuza nawe. Amen. Uwo ni mwene data Eric rero yababwiraga kandi mikuru itarafunguka, reka yongera abasuhuze. Nibyo ndasuhuza abadukurikira bose aho bari hose muri gihugu, ubuntu bw'Imana bubane nabo, ariko by'umwihariko ndasuhuza na bene data aho bari hose, abari mu bigeragezo, abari mu byishimo, bari mu mashimwe. Ni Yesu ari kumwe namwe, Yesu ari ku ngoma, kandi ubuntu bwe n'ubwiteka ryose. Amen. Ni ukuvuga ngo ibyiteka ryose bifite imbaraga kuruta ibyo by'akanya gato birimo kubagerageza.
iryo ni ijambo ry'ihumure binyibukije ibyo nanjye natekerezagaho kuri Goliyati Goliyati nshobora kumuvuga nka wa musozi Yesu yabwiye ngo ufite kwizera guke nk'akabuto ka sinapi ushobora kuwubwira ukimuka. Niko nabonaga Goliyati, nagereranyaga Goliyati n'ubukuru bw'Imana. Hari ukuntu Yesaya yavuze gukomera kw'Imana mu gice cya 40. Noneho mpita mfata Goliyati mushira imbere nkabona Goliyati ni nk'agaki, ni nk'agakungugu ku munzani. Niko namubonye. Rero nkuko mwene data Erika bivuze, ubuntu bw'Imana dufite buri mu ruhande rwacu ni ubwiteka ryose. Ako kabazo imbere y'ubwo buntu bw'Imana bw'iteka ni nk'agakungugu ku munzani. Rero urebye ubuntu bw'Imana, wisunze ubuntu bw'Imana, uraza kubona icyo kibazo atari kibazo. Turashimira Imana rero kuko urumva ibyo twahawe ni ibintu bikomeye cyane, kuko bibarirwa mu byiteka ryose, ntabwo bibarirwa muri ibi by'akanya gato byo muri iyi si. Rero mukomere kandi mushikame. Iyo yari intashyo y'ihumure ya mwene data Eric. Hari ijambo ryanjemo ni rigari cyane, umwami Yesu yavuze, rikomeye, naritekerejeho ndavuga wow, Yesu ntako atagize ngo turuhukire mu byiringiro bye, mu byiringiro atanga. Reka turisome mu Byahishuwe igice cya 2 umurongo wa 20 igice cya 2 ku murongo wa 26. Aravuga ngo, reka ntangire ku murongo wa 25. Aravuga ngo reka mere ku murongo wa 24. Yego. Aravuga ngo, ariko mwebwe mwese abasigaye bitiwatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo babandi bita ubwiru, aribwo bwiru bwa Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro. Erike wumve, ndigukurike wumve rwose ko umwami nta wundi mutwaro agukoreza, ngo nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu. 25. Ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Yego. Unesha, unesha akitondera imirimo yanjye akageza kumeruka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. icyakoze ku mutima wanjye, nzamuha ubutware ntabwo ari icyo. Iryo jambo rya nyuma, nzamuha ubutware bwo gukora iki? Bwo gutwara amahanga. Ariko ahubwo ubutware buzaturuka niho hankozeho. Buryo umwami ntagorana kabisa, ngira ngo niyo mpamvu bitunanira kumukurikira. Icyo asabye ni iki? Reka nyikubwire, gisubiremo kugira ngo n'abatwumva batumve neza. Urazi Bibiliya ivuga ngo ubwo batamenye gukiranuka kw'Imana, bihangiye gukiranuka kwabo, basuzugura gukiranuka kw'Imana. Amategeko ya Mose aravuga ngo nugira umwete, reka mpasome
kugira ngo uhite wumva ukuntu umwami yoroshye ubuzima kabisa. Reka nsome iki cyanditswe cyo mu Gutegeka kuwa 2 20 ariko hari ikiyo n'umunani. nagusabye gusubiremo Ndagisubiramo sinakibagiwe. Okay, sinakibagiwe. uze kugisubiramo. Nashaka kugira ngo ninjya kukivuga abantu bumve aho nakuye gufashwa n'iri jambo rivuga ngo nukuwitondera imirimo yanjye. Haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Ntacyo urumva ngugira gute unesha nzamuha iki? Gutegeka, gutwara ubutware bwo kugira gute? gutegeka amahanga yose. Gutegeka amahanga. Urumva ko hano gisubiyemo mu Gutegeka kwa 2 nugira umwete wo kumvira no kwitondera aka kajambo no kwitondera amategeko yanjye. Nyamara ayo mategeko Imana yabahaye yari amategeko ya kimuntu, yarakuye mu bibi biri mu muntu, mu cyiza kiba mu muntu. Reka tuvuge gutyo. Yego, ariko yego. Kuko mu muntu hariho icyiza n'ikibi. Sasa Imana ikuye mu byiza umuntu azi gukora, ibigiza amategeko. Iramubwira ngo nubyumvira ukabyitondera, uva ni by'umuntu. Kuko ahubwo twavuga muri ubu buryo, kuko amategeko yazaga avuga ikibi, kwirinda ikibi kiri mu muntu. Urumva? So nivuga ngo n'ubundi Imana yazanye amategeko igendeye kubyibona mu kiri mu muntu. Yego. No mu muntu urumva harimo gufasha abakene, azi gufasha umukene nubwo utabimwigisha, azi kugira impuhwe nubwo utabimwigisha, ni by'umuntu. Ibyo rero kuko yashaka kugamburuza umuntu imwemeze ko ari umunyabyaha n'ibyiza biri muri we adashobora kubyubahiriza, ntiyagiye rero kurangwa imurushye, yafashe ibiri muri we. Abari byihindura itegeko. Ntabwo yagiye ku ruhande. Yarazi ko ibyijuru byo ntabwo yazanye ngo amategeko yahaye abamarayika. Ibyo yarebye ibiri mu muntu aravuga ati abari byo mpindura itegeko. Usome mubare urumva avuga ngo guhagurukira umusaza. Urumva ibyo n'umunyarwanda rwose arabizi. Nibindi byinshi. Sasa aravuze ngo ibyo nubyitondera dore imigisha izagukurikira. Urumva ni by'umuntu. Aho hantu harumvikanye. Reka twisubire rero hahandi mu gice cya 2 umurongo wa 26. Wumva umwami Yesu icyo wavuga. Unesha kitondera imirimo atari itegetswe n'amategeko, imirimo yanjye yewe Yesu. Uwitondera imirimo yanjye akageza kumeruka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Mu mategeko hariya twumvise amahanga, hano none twumvise amahanga, ariko hariya nukumvira amategeko ya kimuntu Imana yabategetse, hanyuma niba sohoza yose nta n'umurimo n'umwe bishe, yose uko yategetswe bazategeka amahanga. Mu isezerano rishya Yesu nawe aravuze ngo uwitondera imirimo yanjye apana ye yanjye nzamuha. Iyo mirimo ni iyihe? Nyamara hari abatwigisha ngo tugomba gukora imirimo nk'iyo Yesu yakora ngo niwe cyitegererezo. N'abayivuga wayibashaka ukayibura. Ese ni iyihe kwanza? Ni aho. Aho iyo mirimo ya Yesu tugomba kwitondera ni iyihe? Kwitondera mu mvugo ya Yesu ni iki? Bisobanura iki? Kuko kwitondera mu mategeko ya Mose nukubikora. ABC ukagisoma ugashira mu bikorwa.
ukagisoma ukabishaka. None Yesu yavuze ngo kwitondera amategeko ye, we abashatse kuvuga iki? Ese ubundi iyo mirimo ye ni iyihe? Aho rero sasa niho hamfashije uyu munsi, shaka yuko tuganiraho imirimo ya Yesu tugomba kwitondera ni iyihe. Reka twisomere mu Bacamanza, dusome mu Bacamanza igice cya 14, dusome umurongo wa 5 n'uwa 6, dusimbuke dusome uwa 8 n'uwa 9, hanyuma dusimbuke dusome n'uwa 14. Abacamanza 14, abafite aho kwandika bandike umurongo wa 5 n'uwa 6, hanyuma dusimbuke dusome uwa 8 n'uwa 9, hanyuma dusimbuke dusome n'uwa 14. Impamvu mbabwiye ngo mwandike, muzi ko ntasanzwe kuba mbabwira ngo mwandike, ariko imirongo muyandike kuko hari ibyavuzwe nk'ubwiru ariko biza guhishurwa mu isezerano rishya. Buriya bene data, reka mbabwire iki kintu mbere yuko njya kure. Umuntu uzababwira yuko mu isezerano rishya hari mu bwiru, muzamwamagane. Isezerano rishya ntabwo rivuga ubwiru. Isezerano rya kera niryo rivuga ubwiru, kandi ubwo bwiru ni Kristo ryavugaga. Mu isezerano rishya rero ntabwo bavuga ubwiru, ahubwo bahishura ubwiru. Yego. Ndasubiramo, mu isezerano rishya ntabwo bavuga ubwiru kuko ntabwo babubuze, ahubwo bahishura ubwiru bwahishwe kera mu isezerano rya kera mu byanditswe byera. Ubwo bwiru rero Paulo yarabuhishuye ngo ni Kristo uri muri twebwe, nibyo byiringiro by'ubwiza. Iyo rero intumwa zivuga Kristo, ntabwo ziba zirimo kuvuga ubwiru bwahishwe, ziba zirimo kuvuga ubwiru bwahishuwe. Yego. Kuko hari abantu bayobya bakaza guhindura Yesu mu isezerano rishya nk'ubwiru, ugasanga barimo guhishura ibyahishuwe. Urumva icyo kintu? Ubundi ugomba guhishura ibyahishwe, ntabwo ugomba guhishura ibyahishuwe. Iyo urimo gushaka guhindura ibyahishuwe ibyahishwe, uba ushaka gusubiza abantu mu rujijo. Ubu rero tugiye kuvuga mu Bacamanza ubwiru, ariko turaza kugaragaza uburyo mu isezerano rishya bwahishuwe. Reka tuburebe rero hano mu Bacamanza igice cya 14. Mu gice cya 13 nako ku murongo wa 5 n'uwa 6. Mu gice cya 14 nako ku murongo wa 5 n'uwa 6, dusumbuke dusome 8 na 9, turangirize ku wa 14. Hanyuma y'ibyo Samsoni amanukana na se na nyina bajya i Timuna. Bageze mu mizabibu yaho ahura n'umugunzu w'intare. Umugunzu c'est-à-dire intare ikiri jeune. Uramutontomera, maze umwuka w'Uwiteka amuzaho cyane, arayitanyaguza nk'utanyaguza umwana w'ihene, kandi nta ntwaro yari afite mu ntoki, ariko ntiyabwira se na nyina ibyo yakoze. Nuko Samsoni arimanukira aganira n'uwo mukobwa, aramushima cyane. 8, bukeye asubirayo akebereza hahandi kurora ya ntumbi y'intare yatanyaguzaga,
asangamo irumbo ry'inzuki n'ubuki bwazo. Arabuhakura agenda aburya agera kuri se na nyina. Arabubaha nabo baraburya, ariko ntiyababwira ko yabukuye mu ntumbi y'intare. Umurongo wa 14 arababwira ati mu muryi havuyemo ibyo kurya, kandi mu munyambaraga havuyemo ibyo kurya, nako havuyemo uburyohe. Nuko bamara iminsi 3 badashobora kugisobanura. Amen. Iyi 3 itarenga. Aya n'amakuru ya Samsoni tuzi. Samsoni bamutweretse nk'ikitegererezo kibi. Impamvu ngo nuko yamenye ibanga, hanyuma kisanga ku kibero cy'umukobwa. Ingaruka bamunogora amaso n'imbaraga ze zari muri ya mishatsi ye bazikuraho. Iyo bishatsi barayica, aba umunyanege nkeya. Nguwo Samsoni batweretse, wisha amategeko y'Imana kujya gushakana n'umufilisitiya, nk'umunaziri kujya gukora ku ntumbi. Niyo mpamvu atabwiye se na nyina aho yakuye ubwo buki, kuko yaza kubabwira ko babukuye mu ntumbi, nk'ababyeyi bari baza amategeko ya Mose bari kumwamagana. Yego. Arabiceceka. Uwo no Samsoni batweretse. Urumva nawe koko ugendeye mu nyuguti ntabwo wamushima. Ntabwo wamushima mu bigaragara yarakoze n'ibyaha, kuko yisha amategeko y'Uwiteka. Nk'umunaziri rero kugira ngo no kumwica bari kumwica, gukora ku ntumbi uri umunaziri. Ariko hari ahantu tubona Bibiliya ivuga ngo asaba ngo bamushingire umufilisitiyakazi. Bibiliya ivuga ngo ibyo byavuye ku Uwiteka. Ibyo ngo byavuye ku Uwiteka. Hano ukuva hagati aho hari ukuntu bidasobanuka. Uwiteka mu mategeko hari ibyo abujije, Samsoni warabikoze, ngo ibyo ngo bivuye ku Uwiteka. Ngo ariko ngo yashakaga impamvu yatuma yibasira abafilisitiya. Ibyo byose tubikusanyije tugasanga bihwanye na Samsoni kwandikwa mu ntwari zo kwizera. Ibyo byose bihwanye na Samsoni kwandikwa mu gitabo kivuga iby'intwari zo kwizera, Abaheburayo 11. Ndetse umwanditsi amugezeho yavuze ijambo ridasanzwe, avuga ngo igihe cyaturenga tuvuze ku bya Samsoni na Yefta. Yefta we azwi nka mayibobo iri hariya yategaga n'abantu mu nzira ikabambura. Ngo igihe cyaturenga kubera iki ashizwe mu ntwari zo kwizera? Nuko ibyo yakoze yabikoze ahanura, abikoreshejwe n'umwuka wa Kristo. Rero hari ukuntu Imana yamaye guhumuka, ndabibona. Samson aramanutse ajyanye na se mu Bafilisitiya, bagiye kumushakira umukobwa. Ngo Samsoni anyura mu mirima y'imizabibu. Imizabibu uzi yuko ari ibyatsi, ni ibyatsi n'imizabibu. Kandi intare aho yashakira ibiryo ntabwo ari mu mizabibu. Oya, ni mu ishyamba. Mu ishyamba. Ariko intare iri mu mizabibu. Icyo kintu uracyumva? Kandi ntabwo ari intare ishaje, ni umugunzu.
mu gifaransa no mu cyongereza bavuga ngo un jeune lion. Niyo yamubonye iramutontomera. Donc ni inyamaswa ifite imbaraga zose. Ariko kibaza igiye gushaka iki mu mizabibu? Igiye gushaka iki mu mizabibu? Ibyo byombi yaba imizabibu yengwamo vino mu Bisirayeli ikabishushanya, ikaba yashushanyaga amaraso. Urumva? Amaraso bigishushanya urupfu. Aho hantu niho intare y'imbaraga yariri. Turagenda buhoro mu byanditse mbere ko tujya muri command kwiga ngo bagire ishusho y'iyo ntare niyo mizabibu. Reka dusome mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 49 duhere ku murongo wa 9. Aho Yakobo yari arimo guhanurira abana be, kuri uyu murongo wa 9 akaba yarageze kuri Yuda agiye kumuhanurira. Itangiriro 49. Aravuga ngo wumve, Yuda ni icyana cy'intare. Urazamutse mwana wanjye, uvuye mu muhigo. Yunamye abunda nk'intare, kandi nk'intare y'ingore. Ninde wayivumbura? Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye, nyirayo ataraza. Uwo niwe mahanga azumvira. Urumva Yuda cyagereranya nacyo niki? Ni intare. Urumva aho izina intare yo mu muryango wa Yuda turi bone hari imbere aho ryaturutse. Ni izina rishaje. 11. Aziritse ishashiye y'indogobe ku muzabibu, n'icyana cye cy'indogobe akiziritse ku muzabibu urutaho ubwiza, ameshesha imyenda ye vino. Urumva? Yuda ni intare, ariko hano urumva ikintu cyitwa vino kiragarutse. Ya ntare yari Samsoni yayisanze he? Mu mirima y'imizabibu. Urumva none hano bavuze ko Yuda ni intare, ni nk'icyana cy'intare kiri jeune. Ngo nanone aziritse ishashi ye y'indogobe ku muzabibu, n'icyana cye cy'indogobe akiziritse ku muzabibu urutaho ubwiza. Aza gusanga hariya Yesu avuga ngo ni igihe muzabibu muri Yohana 15. Ibi byose biri hano indogobe. Bazuze ngo kuri Yuda ku murongo wa 10 ni haza inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, kandi batubwiye ngo nyirayo ataraza. Mu Bibiliya y'Igifaransa bavuga le Shilo, kandi no mu cyongereza niko bamuvuga, Shilo comes. Shilo ni irindi zina rya Mesiya. Uva Mesiya azaba umwami. Indogobe ni ikimenyetso cy'amahoro. Uzi Yesu yinjiriye Yerusalemu, ntabwo yinjiyeyo ahetswe n'ifarashi, kuko ifarashi ni ikimenyetso cy'intambara. Ngo yinjiye ahetswe n'indogobe ndetse n'icyana cy'indogobe. Urumva na hano bavuze indogobe n'icyana cyayo. Ubundi yari indogobe itaraheka umuntu.
cyangwa icyo aricyo cyose. yes urumva ni uwo kuvuga ngo n'ubundi yari icyana ndogobe Eh, urumva n'uwo mwami rero Shilo niwe uzazirika icyo cyana donc urumva iyo ntare deja tuyibona nk'umwami kandi umwami ni umunyembaraga ariko nanone uwo mwami hari ahantu afitanye isano n'umuzabibu uriya uzi n'ukuntu nange ndi kubibonamo ubundi urebye muri karakterisitike ya nani y'indogobe ni inyamaswa iri sumi cyane. yego urimo kubyumva iyi mpamvu birivuga ngo urumva ni inyamaswa iri sumi. So kuvuga utanze ibintu bibiri bikomeye cyane. Indogobe kuba iziritse ku giti cy'umuzabibu na Kristo wagendeye kuri iyo ndogobe karakterisitike imwe nyine itaraheka umuntu icyana cy'indogobe muri make. ugumanye iyo pica so ngewe kuri ngewe usibye kuko iyo ndogobe irashushanya amahoro ariko nanone irashushanya nouvelle créature. yego iri sumi. nuse ntuzi uko bibiri ivuga ngo azitwa umwami w'amahoro kandi hakavuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. aha utamva rero intare twabonye hariya mu bacamanza yuko yari mu mizabibu. sasa hano batubwiye ngo aziritse ishashi ye y'indogobe ku muzabibu n'icyana cye cy'indogobe bakiziritse ku muzabibu urutaho ubwiza. umva ameshesha imyenda ye vino imyambaro ye ayimeshesha amaraso y'inzabibu. ntacyo byumvaho ni agakiza. intare mu bacamanza iri mu mizabibu mu maraso. mu yindi mvugo intare iri muri eta ya faiblesse. amaraso bishushanya urupfu. urabona niyo mpamvu iyo ahantu hose usomye mu isezerano ngo amaraso ya Yesu naho bitandukaniye n'urupfu rwe. intare rero iri mu mizabibu muri eta ya faiblesse. none hano ni nkaho ubu buhanuzi bwo mu itangiriro burimo kugenda bufata isura mu bucamanza. burimo kugenda bufata isura buhindura isura. Yakobo avuze byombi intare n'imizabibu n'amaraso. yongeyeho ko hari n'indogobe amahoro. ni ukuvuga ibi bintu bibiri intare inzabibu bizabyara amahoro hari imbere. yego urumva ukuntu ubwiru burimo kugenda ufite ikintu n'ubundi cyaje kuvamo ni ubuki. ariko se kurimo kubitobora kandi njye nashaka urumva. noneho Samsoni ahuye n'intare mu murima w'imizabibu. intare arayishe yishe intare ngo umwuka w'Uwiteka yamujemo ngo atanyagura iyo nayo nk'utanyagura umwana w'intama nako umwana w'ihene. ni ukuvuga ngo intare yahindutse inyanege nkeya. aha tugende buhoro. uribuka Petero kuri Panekote abwira abayuda na Paulo yarabivuze mu bundi buryo. arabiye mwene data ngo ndazi ko ibyo byo kwica umwami mwabikoze mutabizi. noneho Paulo we abivuga mu bundi buryo ngo kuko mutamenye ibyahanuwe biri mu buhanuzi ngo mwarabisohoje mutabizi. abo yabwiraga ni Paulo na Petero babwiraga bari bande? bari abantu bazi amategeko ya Mose n'ubuhanuzi kimwe neza na Samsoni. ubundi ni amategeko. kimwe neza na Samsoni nawe yarazi amategeko ya Mose.
yarazi amategeko ya Mose, ariko ubwe icya mbere yaragiye n'ubundi kwica amategeko, kuko yaragiye kurambagiza umunyamahanga. Mu yindi mvugo, amategeko yamuciraga urubanza. Aya mategeko agaragara, mu bigaragaraga yamuciraga urubanza. Rero ikimenyetso cy'urupfu rw'umwami aba aragisohoje. Kandi mu bayuda bafite umuco uvuga ngo ibyabaye ku bakurambere babo ngo nibyo bizaba no ku bana babo. Niko abayuda bumvaga. Icyo kintu Samson akoze nicyo abayuda bakoze hariya imbere, kuko bishe umwami wabo, ku buryo babwiye Pilato ngo ntuvuge ngo Yesu umwami w'abayuda, ahubwo andika ngo yavuze ngo ndi Yesu umwami w'abayuda. Pilato arababwira ngo icyo nanditse nacyanditse. Urumva rero basohoje icyo Samson yakoze. Samson yishe intare ishushanya umwami. Ubundi ni kuvuga ngo Samson kiriya gikorwa yakoze ni urubanza. Yego. Nijijemo. Yego. Yishe. Urumva deja yari muri position ya faiblesse, kuko mbere yuko tugera muri cyo cyanditse se na nyina bari bamubwiye ngo Samson, ariko muri Isiraheli habuze abakobwa beza babari washaka aho kujya gushaka muri abo batakebwe. Samson ati mwe mubikore ngo kuko niwe nakunze. Deja amategeko amuciriye urubanza. Ariko reka dusesengure neza. Ari mu murima w'imizabibu ushushanyije amaraso. Yego. Ari mu nzira y'ibyaha. Yego. Deja kuko urumva agiye gushakana n'umunyamahanga. Yego. So muri iyo nzira y'ibyaha ahuye n'intare n'icyana cy'intare, umugunzu. So ni kuvuga ngo mu mwanya we wo gupfa. Yego. Hapfa iyo ntare. Yego. Urabyumva? Yego. Ariko uriya abayuda bamenya ko bari n'igikoresho cy'Uwiteka cyo kugira ngo Uwiteka asohoze umurimo yagambiriye gukora. Yego. Ubu ngo bari n'abakiranutsi babimenya, kuko ni kuvuga ngo nk'uko ibyanditswe bivuga ngo umwuka w'Uwiteka wamujeho. Ni kuvuga ko n'ubundi mu cyagiye Kristo yicwa byari mu mugambi w'Imana. Yego. Siyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo basohoje abene data bashobora kubyumva nabi, ariko umwuka w'Imana wari uri inyuma y'ikira gikorwa. Yego. Ofete nawe mpamvu tuvuga ko ari umurimo w'Uwiteka. Yego. Ntabwo tubyitirira abantu, nta nubwo tubyitirira Satani. Yego. Ni umwuka w'Uwiteka uri kuri Pilato, uri ku bafarisayo. Yego. Ariko ofete mu yindi vugo yakoresheje umutima kunangira ku mitima yabo. Urayibona? Ni nka Yakobo, ni nka Yosefu, bene se bagambiriye kumugirira nabi. Muri yo nabi kumbe Uwiteka yibikiye. Ntabwo ari imbabazi bagize none Imana avuga ati oya ibashamo umutima kumwica. Ahubwo bagambiriye kumwica, noneho Imana avuga ati reka aho niho ndi buce nkoreremo. Urubona Samson nuko na Samson nawe agiye gushaka mu banyamahanga batakebwe, kandi Imana yarababwiye, kandi nako byarangiye bibaye. Imana yarabwiye ngo abo bakobwa b'abanyamahanga mugiye gushaka bazabagusha, bazahindura imitima yabo. Kandi na Samson niko byarangiye bibaye, ariko Imana ikoreye muri icyo. Urumva nawe yagiye kwica umwana w'intare deja mu mwuka adahagaze neza. Nako apana mu mwuka ndibeshye, mu mubiri adahagaze neza ukurikije amategeko. Bura n'ikindi kintu umenye, Samson icyo gihe yari jije w'Isiraheli. Yego. Yagiye kwica iyo ntare n'ubundi wagiye kwica iyo ntare n'umujije n'ubundi. Uruba. So ni ukuvuga ngo Samson yari Pilato hariya n'abafarisi. Noneho aragenda agarutse
bamurambagije umukobwa we sawa. Agarutse rero n'ababyeyi be banyura muri ya nzira, noneho basanga mu nda y'intare. Urumva ntabwo Samusoni yanyujije ukuboko mu kanwa k'intare, biva ngo mu nda ye, bivuga ngo yari imaze kubora, yari imaze gusaduka, gushwanyagurika. anyurayo aho gusangamo inyo abonamo inzuki n'ubuki, ngo arabwakura aragenda burya abuhaho se na nyina, ngo akomeza kwiganirira n'umugeni we, ariko ntiyababwira aho yabukuye. Kuko bari abanyamategeko, icyo gikorwa yakoze mu mwuka ntabwo bakizi, ariko mu mubiri urumva yuko nawe yari afite ubwoba, kuko yazi ko yagonganye n'amategeko ya Mose. Yarabizi. Urumva noneho bari mu Bafilisitiya, aho ndimo gutambira kugira ngo tugere ku ntego. Bageze mu Bafilisitiya rero arababwira, sasa mfite igisakuzo, enigme, ubasha kucica nzamuha pere 30 y'imyambaro, namwe ni mudashobora kucica namwe muzayima. Ati sawa. Aho rero bigaragaza yuko bwari ubuhanuzi yakoze. Avuga intare ntabwo yayivuze nk'inyamaswa, yayivuze nk'umuntu. Aravuga ngo mu muryi haturutse ibyo kurya, mu munyembaraga haturutse uburyohe. Ngo bamaze iminsi 3 bashakisha icyo gisakuzo barabura. Apana iminsi ine, Frère Patrick, iminsi 3 bashakisha icyo kintu barabura. Ariko ngo baza gushaka umugore wa Samusoni. Ibyo byose biri mu bwiru cyane. Noneho reka tugende rero tubifobore. Isezerano rishya rihishura ubwo bwiru. Mu byahishuwe igice cya 5, ariko wibuke rya jambo ryo mu byahishuwe tugomba kurivugaho. Niyo turimo kuganisha. Uwitondera imirimo yanjye nzamuha gutwara amahanga. Abakurikira baracya guteza amatwi. Tugende pole impamvu ki turimo kuvuga ibi bene data, nta wundi tugomba kubabwira wo kubakwaho kwizera kwanyu. Yego, ni Kristo niwe turimo kubabwira, niwe tujye kubereka mu byanditswe kugira ngo kwizera kwanyu kubakwe muri we. Kuko Bibiliya ntabwo ari igitabo cy'amakuru. Yego, ntabwo ari igitabo cya filozofi, ntabwo ari igitabo cya siyanse, ntabwo ari igitabo cya poezi. Yego, Bibiliya ni igitabo cy'umwuka gihishura, kivuga kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe umuntu umwe n'umurimo yakoze. Impamvu kugira ngo kwizera kwacu kubakwe kuri we, maze tubone agakiza gaheshwa no kumwizera. Niyo ntego. Niyo mpamvu yavuze ngo uwitondera imirimo yanjye. Niyo tugiye kuvuga. Undi vuga niwe turimo turavuga. Tugiye mu byahishuye igice cya 5 umurongo wa 3 kugeza ku wa 6. Ibyahishuwe igice cya 5 umurongo wa 3 kugeza ku wa 6. Wumve rero sasa. Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Umwe muri bakuru arambwira ati, wirira. Umva eri,
mu byo twavugaga sasa wirira dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanije. Wumvise uwo umwe mu bakuru yatunze urutoki intare yo mu muryango wa Yuda. Umva icyo Yohana we yabonye ahubwo umurongo wa 7 nako umurongo wa 6 mbona hagati ya ntebe uruva bamutungiye urutoki intare. Umva we icyo yabonye nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati ya babakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe afite amahembe 7. Amahembe ni ikimenyetso cy'imbaraga n'amaso 7 ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Icyo kintu cyumva bamweretse intare abonye umwana w'intama. Mu bacamanza intare bayibonye he? intare bayibonye mu murima w'imizabibu amaraso. Hano rero batweretse umwana w'intama watambwe niwe yabonye. Bamweretse intare abonye umwana w'intama. Urumva icyo gitangaza? Ariko umwana w'intama udasanzwe afite amahembe 7 bivuga ngo ni imbaraga, umwuzuro w'imbaraga mu bumuntu. N'amaso 7 ngo ariyo myuka 7 y'Imana izerera mu isi. Mu yindi vugo abera hose icyarimwe, nyamara ni umwana w'intama ngo asa n'uwishwe. Mu yindi vugo ni intare yari mu mubiri w'intama. Bibiri tubwira iki mu Befeso 5:2 ngo Yesu yabaye igitambo cy'Imana. Ariko abamwishe ni bande? N'abanyamategeko batoranijwe. Paulo avuga ngo umugabane wabo wari guhindurwa abana b'Imana, guhabwa amasezerano. Ariko nibo bahindukiye baramwica. Nuko rero nakubwiraga nuko abayuda bemera yuko ibyabaye ku basekuruza babo bizaba no ku bana babo. Urumva ibyo Samsoni yakoze nabo nk'abatoranijwe nibo biyiciye umwami wabo. Apfa nk'umwana w'intama nkuko Yohana yabivuze ngo uyu mwana w'intama w'Imana. Yesaya ati ngo yameze nk'intama icecekera imbere y'abayikemura. Ruriya rupfu rwe rero nirwo rushushanywa n'amaraso y'inzabibu. Yesu ati nimwakire munywe mese, iki ni igikombe cy'isezerano ryo mu maraso yanjye agiye kugira gute kumeneka. Nguko uko Yesu mu buhanuzi yameshesheje imyambaro ye amaraso y'inzabibu ariyo vino, ari ryo sezerano, amaraso, urupfu. Muri urwo rupfu rwe rero ngo niho havuyemo iki? Ubuki. Ngaho uvuga ubwo bukeri. Abagukurikiye batangiye bageze no kuri ubwo buki. Mu rupfu rwa Yesu. Mu rupfu kuko Bibiliya iravuga ngo yapfuye ku bw'intege nkeya. Intare yihinduye intama ku bw'intege nkeya irapfa. Birivuga ngo yapfuye ku bw'intege nkeya ngo ubwo ariho ku bw'imbaraga z'Imana. Mu rupfu rwe rero havuyemo ibyo kurya. Mu yindi mvugo n'ubuzima.
nicyo rero abwiye abafilisitiya, nimwica iki gisakuzo nzabaha imyambaro. mu muryi havuyemo ibyo kurya, mu munyembaraga havuyemo uburyohe. bagishakishije iminsi 3 barabura. nk'uko Yesu nawe yavuze, nta kindi kimenyetso muzahabwa uretse icya Yona. nk'uko Yona yamaze iminsi 3 mu nda y'urufi, niko n'umwana w'umuntu azamara iminsi 3 n'amajoro 3 ikuzimu. Ndivuga azapfa. Ya minsi 3 rero, ya minsi 3 ishize, uribuka yuko Yesu yazutse ariko ntabwo bemeye urupfu rwe. Yego. Kandi n'abafarisayo babwiye Pilato ati rindishe iriya rimbi, kuko wa muyobe yavuze ko nyuma y'iminsi 3 azazuka. Rero hacungishe abigishwa be batazaza kumwiba, none bamamaze ngo yazutse. Iminsi 3 bamaze bashakisha, nabo bamaze iminsi 3 bateze bashaka kureba niba koko azazuka, bacungisha imva. Urumva ukuntu abafilisitiya bashakishije iby'urupfu rwa Yesu, nako bashakishije icyo uwo mugani usobanura, birabacanga. Ariko byari bifite icyo bivuga. Nyamara abafilisitiya nabo byarangiye bivuganye Samsoni, umunaziri, uwatoranijwe, uwishize ku ruhande. Uribuka Yesu muri Yohana 17:19 niho yavuze ngo data ndiyejeje ku bwabo kugira ngo nabo babe bereshejwe ukuri. Ndiyejeje ku bwabo ntabwo ari kuvuga ngo yiyezaga ibyaha. Kwiyeza mu bayuda bumvaga gushirwa ku ruhande, kwegurirwa. Yesu yaravuze rero data ndakwiyeguriye ku bwabo kugira ngo mu kukwiyegurira kwanjye nabo bakwegurirwe. Sasa umunaziri wari umuntu wiyeguriye Imana, wishize ku ruhande, yewe anigomwa bimwe na bimwe abandi bemererwaga. Umva rero abafilisitiya kwica bari bishu wiyeguriye Imana. Nanone Samsoni akatwereka ipice ya Yesu. Natwe abanyamahanga, natwe twari dupfuye ibicumuro n'ibyaha, tuzize ibicumuro n'ibyaha byacu. None ubwacu natwe twiyicira umunaziri witanze ku bwacu. Ubwacu turamwica. Yego. Numva rero baba abayuda nk'abantu bazi Imana bashushanywa na Samsoni, nabo biciye umwami wabo. Ariko natwe twararimbutse, turimbuwe na Samsoni, tuzize natwe ibicumuro n'ibyaha byacu no kudakebwa kw'imibiri yacu. Ariko natwe turamwica. Yego. Uruva rero Yesu yapfiriye abayuda, apfira n'abanyamahanga. Nicyo Samsoni yavuze. Muri urwo rupfu rwe rero ntabwo havuyeho umuvumo, ntabwo havuyemo ikibi, havuyemo ibyo kurya. Byatunze Samsoni, binatunga n'umugore w'umunyamahanga Samsoni yagize gute? Yashatse. Uwo mugore si uwundi ni itorero. Ibyo byo kurya rero nibyo Yesu yita imirimo yanjye. N'umurimo yakoze, yarapfuye arazuka. Ibyo byo kurya nibyo intumwa zagabuye
mu kubaho kwazo kose urebye uhereye mu byakozwe n'intumwa ukajya no mu nzandiko zazo. Ngibyo byo kurya Samusoni yakuye mu nda noneho y'intare. ni kuvuga ngo hariya mu byahishuwe watubanjirije ibyo Yesu avuga ngo mukomeze ibyo nabahaye, yego ni bwa buki, ni bwabo mukomeze mwirire bwa buki. yego Uzemera gukomeza kurya bwa buki, yego nzamuha kuba umutware w'amahanga. mu yindi mvugo ni uburyohe Kristo ari kuguha uva mu buryohe ujya mu bundi buryohe. Urumva rero iki kintu Samusoni yakoze cyabanje guhanurwa na Yakobo. Kandi Yakobo nawe avuga ngo inkoni y'ubugabe ntizava kuri Yuda kugeza ubwo nyirayo azaza, ngo kandi niyo amahanga aziringira. Yego. Noneho mu byahishuwe Yesu ati unesha nzamuha gutwara amahanga. Biriya byo kurya rero uvuga ko Samusoni aca kiriya gisakuzo yavuze ngo mu munyembaraga haturutse ibyo kurya. Hari ikindi kintu gikomeye kirimo hariya. Samusoni afata buriya buki yabufasha ari mu nzira. Yego, haleluya. Ni kuvuga ngo buriya buki waranyumvise. Buriya buki yawuriye mu rugendo. Bivuga ngo urumva Yesu ni kuvuga ngo icyo umwami Yesu adusaba ni ukurya buriya buki mu rugendo. Nicyo tushaka ibindi biryo. Iryo buki. Nicyo tubwira rero. Mwebwe abasigaye bituatira. Mudakurikije ibyo bamwe bitubwira ukanda rubwira ubwa Satani. Nta wundi mutwaro mbikoreshe jewe. Nukwitondera ibyo na imirimo yanjye, ibyo nakoze. Nibiki Yesu yarapfuye, intare yarapfuye nk'intama y'inyanege nkeya irapfa. Aho kubora have mu inyo havamo ibyo kurya mu rupfu rwe. Niyo mpamvu Paulo avuga ngo ariko uwo yazuye ntarakabura. Ibyanso bikavuga ngo ntazemera yuko umukunzi we abona kubora. Niyo mpamvu Samusoni aho kubona inyo nk'icyaboze yabonyemo inzuki n'ibyo kurya. Izo nzuki si izindi n'abakozi b'Imana bavuga ubutumwa bwiza bw'ukuri, arizo ntumwa n'abazikurikiza kugeza uyu munsi bavuga ubutumwa bwiza, kuko ubwo butumwa nibwo buki, nibyo byo kurya. Yego. Kandi nibyo kurya mu rugendo rwa buri munsi ku isi. Nibyo byo kurya. Kuvuga ngo bakozi b'Imana bavuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana mu kuri no mu mwuka, ni mukomeze kugaburira abana b'Imana ubuki nibyo kurya barye. Yesu ati rero uwitondera iyo mirimo yanjye, mu yindi vugo urya imirimo yanjye, mu yindi vugo uwizera imirimo yanjye, nzamuha gutwara amahanga. Yesu ati urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye afite ubugingo buhoraho, kandi nzamuzura ku munsi w'imperuka. Erega buriya ni nacyo Satani arwanya. Yego. Nta kindi. Satani yasobanukiwe yuko ubwo buki burabonetse mu ntare yapfuye. Yego. We yarazi ko yishe intare birarangiye, kigiye kuvamo n'ukubora. Yego. Havamo ubuki. N'inzuki zizamo hariya. Yego. Ni ubundi urumva ni ibintu bitabaho. Ariko ubuki buraboneka. Yego. Arangije abona ukuntu ubwo buki abantu bari kuza bakabufata bakagenda mu nzira kurinda aho bagera. Amen. Kuri destination yabo. Yego. Bakiburya. Kuko Samusoni agiye gufata buriya buki nuko yari yagize inzara. Yego. Urumva? Abona ubuki mu ya ntare afata ubwo buki agenda burya buramukomeza butuma agera iyo yajya. Yego. So mu yindi mvugo ikintu umwanzi Satani we yabonye rya jambo rizatuma umuntu agera iyo ajya, akabona ageze ku mwami Yesu, umwami umuha kugororerwa, umuha kuba umutwaro utwara amahanga.
nawe iravuga ati nta kindi nzakora usibye kurwanya icyo kintu. Mwene data, aha ngaha hari ikintu God atwigishije atubwiye, ni ikintu gikomeye cyane. Ikintu umwami Yesu adusaba ni ikintu gikomeye, nubwo wenda ndi kuvuga gikomeye, ariko ni ukuri urebye neza nta nubwo mu buryo bwo ni ukwizera. Mu magambo make ni ukwizera, ni ukwizera umurimo yakoze, ni ukugendera muri iryo jambo yaguhaye ryo kuvuga ati izere icyo nakoze. Niba wizeye biguhanije no kuba umwana w'Imana, biguhanije no kuba umukiranutsi, no kuba wera. Niba wizeye uzahabwa iyo ngororano yo gutwara amahanga. Niba wizeye uzabona ingororano y'ubugingo bw'iteka ryose. Nta kindi umwami Yesu adusaba, kuko uko kwizera ijambo Kristo yavuze ni naho haturukamo imbaraga zinadushoboza gukora ibyo ashaka ko dukora hano ku isi. Ijambo rye niryo rizatuma ukomera mu gihe cy'intege nkeya. Ijambo rye niryo rizatuma watura imirimo ye. Ijambo rye niryo rizatuma uryama ugasinzira mu bigeragezo, nka kuriya Petero yasinziriye mu buroko umwami Herode yagambiriye kumwica mu gitondo, azi ko buri buke ari bupfe, ariko aryama mu minyururu. Ndetse baravuga ngo ko kumugeraho wagomba kunyura mu miryango ine ngira ngo, ndetse n'abarinzi bamugose, ariko araryama arasinzira. Ijambo rya Kristo niryo ryatumye Pawulo na Sila baririmba muri gereza. Nuko kwizera nugukomeza cya kindi Yesu avuze mu byahishuwe. Nukomeza, nta kindi, nukomeza icyo naguhaye. Icyo yaguhaye ni iki? Ni iki ngiki God ari kuvuga. Ni iki ngiki uzasoma Pawulo yavuze. Ni icyo ngicyo Petero yavuze. Ubwo buzuye umwuka wera bagasohoka hanze, Abisiraheli bakababona bakavuga bati ngo dore buzuye inzoga, buzuye kanyanga. Noneho abandi batakose banywa kanyanga, bakaba bari kuvuga icyongereza, bakavuga ikiyapani, bakavuga ikiheburayo, bakavuga igiswahili, bakavuga ikinyarwanda. Abantu batigeze barenga Yerusalemu. Oya, basanga birenze inzoga. So iryo jambo Petero yabwiye Abisiraheli bavuga ati hoya ntimwibwire ko twasinze, ahubwo tuzuye umwuka wera nk'uko byahanuwe. Yego, umuhanuzi wanyu Yoheli ibyo yavuze. Ibyo nibyo Kristo agusaba, ibyo nibyo Kristo adusaba, gukomeza icyo yakoze. Yego, kukizera. Kandi ibyo bavuze gukomeza ni ukwizera, kuko hanze hari ibintu byinshi cyane God. Kandi avuga byinshi biza mu izina rya Yesu, ariko biza bikuraho kwa kwizera. Kandi ngiye ndi kuvuga kwizera, ni kwizera ubuntu bw'Imana, kuko umurimo w'Imana yakoze nibwo buntu. Yego, Kristo niwe buntu. Kristo ni ubuntu. Yego, mwini vuga kubabwira ngo mukomeze imirimo yanjye, ni nko kuvuga ngo mukomeze ubuntu bwanjye. Mukomeze ubuntu bwanjye. Mukomeze mwizere yuko ibyo nakoze bihagije, bibasha kubabeshaho mu rugendo, kandi bibasha no kubamara inzara mu rugendo cyane, bikabamara imbaraga. Yego, ubuki butera imbaraga God. Yego cyane. Buri isukari gutera imbaraga. Kandi uzi ko ari ibyo eri, uzi ko yavuze mu muryi haturutse ibyo kurya. Nyamara Samsoni bakatuvuga ngo yabonye ubuki. Mwindi vugo Yesu ni ubuki kandi ni ibyo kurya. Yego. Uzi ko aba icyo ukeneye cyose cyane. Ijambo rigera rishobora kubera ubuki, undi rikamubera ibyo kurya, undi rikamubera ibyo kunywa, undi rikamubera inkota, undi rikamubera umucyo, undi rikamubera amahoro, undi rikamubera ibyishi. Ni ibyo kurya, undi rikamubera imyambaro. Yego. Rero aratubwira ngo nta wundi mutwaro pe, nta wundi
umutwaro mbikoreza, nimwitondere ibyo nakoze, imirimo yanjye. Nyamara mu mategeko batubwiye ngo uwitondera aya mategeko, mu ndivugo ukora. Mu isezerano rero risha kwitondera ntabwo ari ugukora, ni ukwizera imirimo y'Umwana. Erega umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, no kwizera si ugukora. Erega n'abafarisayo baraje babibaza umwami Yesu, dukora iki umurimo w'Imana? Ngo dukore imirimo y'Imana. Dukora imirimo y'Imana. Bo bari biteze ko bababwira ati ngaho mugende mwitondere ibi n'ibi, nabo bavuga ati twarabyitondeye. Yewe kandi hari uwabimubwiye koko. Arangije afata mwizere uwo yatumye. Nk'uko kwitondera imirimo y'Imana mbese. Ni nacyo gusaba wo mwene data uri gukurikira muri uyu mwanya. Reka noneho duhe bene data nabo yego iminota ubushize twarayibariye. Nibyo gize neza. Reka tubahe rero namwe mudusangize ese iki kiganiro twababwiye intego yo kujya aha no kubasaba kwandika, ni ukugira ngo tubereke ko icyo ijambo ry'Imana ridusaba nk'igitabo cy'umwuka, nababwiye ko kitari cy'amateka cyangwa cya filozofi cyangwa cy'imibare cyangwa cy'ubuhanzi n'ibisigo. Ni igitabo cy'umwuka kigamije guhishura umuntu umwe wavuzwe mu isezerano rya kera nk'igice kimwe kikigize nk'ubwiru. Yego. Mu isezerano rishya umwuka akaba yarahishuye ubwo bwiru, ngo nabwo si ubundi ni Kristo wavuzwe mu isezerano rya kera nk'ubwiru mu marenga yo mu buryo butandukanye. Yego. Mu isezerano rishya agahishurwa nk'umuntu uri bube igitambo, aricyo rupfu tubabwiye uyu munsi. Tubabwira n'ibyo kurya ibyo ari byo. Yego. Ibyo byo kurya si ibindi, ni ukubabarirwa kwavuye mu rupfu rwe, ni ugucungurwa kwavuye mu rupfu rwe, ni ukwezwa kwavuye mu rupfu rwe, ni umurage wavuye mu kuzuka, ni umurage wavuye mu kuzuka kwe, umurage wo gukiranuka, umurage wo kwera, umurage w'ubugingo buhoraho. Ibyo nibyo byo kurya bihishe muri rwa rupfu rwe rwavuzwe mu bwiru hariya mu isezerano rya kera. Isezerano rishya rero rirahishura ubwo bwiru bwavuzwe mu buryo butandukanye, nabwo si ubundi ni Yesu Kristo. Yesu nk'umuntu wagenewe kuba igitambo, Kristo nk'umwami wanesheje urupfu arutsinze, arazuka. Ubuhanuzi bukaba rero bwarasohoye, ubwo bwiru bukaba bwarahishuwe, ni Kristo. Noneho ari muri twebwe. Twumvise mu byahishuwe ngo ni umwana w'intama, ngo afite amahembe 7 n'amaso 7, ari wo mwuka w'Imana. Uwo rero atuye muri twebwe. Mu yindi mvugo, urupfu rwo n'umuzuko nibyo biri muri twebwe. Yego. Aratubwira rero, muzaba mukoze ni mubyitaho, muzaba mukoze ni mubyitondera kugeza ku mperuka ubwo nzaza. Erega no kwitondera nta kindi, nuko dusaba kwizera, si ikindi, ni ukwizera. Erega nubona gadi n'ibibazo ubona abantu baba bafite muri iki gihe, bikaba ari nabyo binatuma begera Imana cyane, bashaka mu maso w'Iteka kugira ngo ibibazo babivanemo. Ntago bo barasobanukirwa yuko igisubizo kiri muri ibyo biryo cyane. Ntago kiri mu kubwirana Imana ntabara, kiri muri ibyo biryo. Izera ubwo buki, kandi buri muri wowe, buri muri nge. Ubwo buki buri muri nge. No kuvuga ngo Imana byose yarangije kubiduha. Muri nge harimo gukira indwara. Yego. Muri nge harimo gukira ubukene. Yego. Muri nge harimo ibyo bisubizo byose byo mu mwuka no mu mubiri, byo mu mwuka no mu mubiri, kuko yacunguye umuntu wese. Icyo Kristo asabiye yavuze ati ngo mukomeze, nukuvuga izere ibyo bikurimo. Ariko wabonye umukiza wacu ukuntu we arakwifuriza ikiza, noneho arabona guprometa ingororano. Yego. Ni wizera icyo kiza ariko kwifuriza, ariko guha. Reka rero mudusangize namwe icyo umwuka yabahishuriye mwumva,
kuri muhamagare kuri 0788 76 20 69 0788 76 20 69 ngaho w'inkwakuzi naze tumwakire. Fine FM, alo. Imana ishimwe cyane, turavugana nande, muherereye he? Nshimiyimana Jean Baptiste. Yego Jean Baptiste. Reka mbabwire. Ngewe tunguye radiyo. Yego. Ngeze kuri Samusoni. Yego. Aho yerekanaga uburyo ki yari ari mu murima afata iriya ntare. Yego. Yego. None icyo mbabwira cyo izahora nkurikirana iki kiganiro cyanyu. Unahamagarira n'abandi kugitega amatwi. Unahamagarira n'abandi kugitega amatwi. Nuko ntazi igihe kibera n'uyu munsi gihoraho. Buri wa gatandatu guhera saa 12 za nimugoroba. Yego, reka nkubwire. Nukuri uranyigishije nkunda gusoma n'ubu biranyifite iruhande rwanjye. Yego. Nkunda gusoma kandi nkunda n'abantu basobanura iby'ubuhanuzi kugira ngo ndebe aho umuntu agomba kuba akanajya nk'uko mubirimo. Rwose njyewe telefone ndi kugira ngo mbashimire cyane uburyo ki musobanuye mukavana hariya mu mujyi wa kiriya gisakuzo mukabyegereza mu byahishuwe mukerekana Yesu uwo ari we umukuye mu isezerano rya kera. Njyewe ndabashimiye cyane, mukomeze aho ngaho. Yego, intego yacu kwari ukugira ngo nawe wizere uwo kwizera kwawe kubakirwe muri uwo wahanuwe aranahishurwa. Ubundi uriya musore yaraje aramubaza ati twakora kugira ngo dukore imirimo myiza. Arasubizwa ngo ni mwizere uwo yatumye. Igisubizo kitaruharije ni icyo kiretse ko nyine muri iyi si cyangwa se mu bintu mu mirimo dukora mu byo tureba bituma kwizera uwo yatumye binanirana, ahubwo abantu bakizera imbaraga abantu bifiteho. Yego, nibyo uvuga n'ukuri. Imana iguha umugisha, reka twakira abandi. Ariko ni ugutesha imbaraga umuntu afite, ahubwo agahereza imbaraga uriya watubambiye. Imana ishimwe cyane. Amen. Yego. Intego yacu yo kuzano ntabwo ari kuvuga amateka, tuba tuje kuvuga uwo kugira ngo abantu bamwubakeho ko niwe bugingo buhoraho. Yego. Niyo ntego yacu. So kuza gutanga ubumenyi, kuza guhishura uwo dukwiye kubakaho. Fine FM, alo. Alo, oui, ninde tuvugana, muherereye he? Kizirungu Philbert mu karere ka Gicumbi. Yego Philbert. Yego. Rwose icyo kiganiro n'isanganyamatsiko turumva twafashijwe, rwose kiri kudufasha pe. Imana ishimwe. Yego. Wumva wamwizeye? Rwose ndumva nizeye, ndumva rwose ndumva nafashijwe, rwose ndumva umutima wanjye wururutse rwose. Amen. Yego murakoze. Yego nawe urakoze gushima. Imana ishimwe. Je numva nyuzwe kuba abantu bongeye kandi bumva bizeye Yesu Kristo, bamenye umurimo yakoze kandi bamenye nicyo basabwa. Kitagoye kitaruje. Ega Yesu ntabwo yabeshe. Umutwaro wanjye ntabwo uremereye. No gukomeza ibyo yaguhaye. Ibyo ufite iki muri wowe? Reka nkikubwire kuva warizeye. Ufite urupfu no kuzuka bya Kristo n'imigisha ibiherekeza muri wowe. Ntacyo ukenye, waruzuye. Kristo aza muri wowe yazananye n'ibyo yakoze n'umwuzuro wabyo n'imigisha yabyo n'akamero ke, byose bituye muri wowe. Icyo dukora ni ukukwereka ibikurimo kugira ngo
urusheho kwiyubaka muri we Yego. mu kumwizera nta kindi nta kindi ibyo rero ubifashe kuri twebwe rwose tuba tunyuzwe ni ugutumbira Kristo nta kindi cyane nk'uko abisirayeli basabwe gutumbira ya nzoka yamanitse ubundi nta bagakira kindi rero ikiganiro cyacu nakagaruka ku gatandatu saa 12 ni ugushyira urushinge kuri Fine FM 93 n'igice kimwe hari ijambo rya nyuma wabwira bene data ibyo twavuze birahagije shalom 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 mugire ibihe byiza biri imbere yego